uretse Imana Data. Ubushize nabwiye abantu twishingikirije ku ndirimbo ivuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, abantu baza bayiririmba barangiza bakababara ngo Aburahamu ntabazi, mu by'ukuri kw'Imana wo mu ijuru reka nkumare impungenge. Aburahamu kutakumenya, Aburahamu ni sogokuruza w'amahanga, ariko Aburahamu si sokuru w'umuryango wawe. Aburahamu ni umugabo w'umuyuda wakuriye iriya, yakuriye atura iriya, aza gupfa tutaragerayo, tutaranavuka na basogokuru bataravuka. Nta mpamvu n'imwe yatumaga Aburahamu atumenya. Barangiza bagashira kandi karefure kavuga ngo na Israheli ngo titwemere. Israheli ntiyo twemera kubera kuko iwacu muri Kabembwe mu ntumwa 12 zandi zabanye na Kristo Yesu, nta munyakabembwe n'umwe wari uhari, nta n'uwahageze. Mu bagabo b'imfura banditswe uhereye mu itangiriro ukarenga mu byahishuwe, nta munyakabembwe n'umwe urimo, kandi bose abenshi ni Abanyesiraheli. Mu nzandiko 13 Paulo yanditse, ntago yandikiye abanyakabembwe tubabwire ngo turabatahije twumvishe ko mwacogoye none musubizwe mu imbaraga. Mu by'ukuri kw'Imana wo mu ijuru nta mpamvu n'imwe yatuma turenganya Israheli ngo tituze, kubera ko takimenyetso na kimwe gikomeye cyakorewe muri Kabembwe cyatuma itumenya. Gusa reka ngumare impungenge nkubwire ngo turi ishanga rikomeye Data wa twese yitoranirije, turi ishanga rikomeye Imana Data yitoranirije twese, ari Israheli ari n'abanyaka. Nico Kristo yakoze umunsi ku manywa y'ihangu saa 9, ayirigwa ageze ku iriba ngo asanga umugore w'umusamariyakazi, ariko ngo wari umujura, ngo afite ngo ibintu bingahe, ngo yakaza ati ngo impamvu ngo yajaga ku iriba saa 9, impamvu ya mbere ngo nimwe ngo nuko yari yaratwaye, ngo yari indaya, yari yaratwaye abagabo bose mu muhanda, none ngo agatinya kugenda saa 4, ngo kuko yabonaga ko ningenda saa 4 ndahura n'abagore bose ku iriba bamfate bangubite, kubera ko abagabo bose iyo umwe asohotse ndazaza, ngo none ngo agahunga kubera izo mpamvu. Ngo Yesu ahagare aramubwira ngo nuri yafite nukuri suwaje kandi ureretswe. Umugore ngo arirukanka aja kugira abantu ngo mpuye n'umwana w'intama w'Imana, kandi ngo ambwiye ibyanje byose, ngo adaciye avuga ukuri ko mu mutima. Abatuze Kristo baje bavuga ukuri ko mu mutima, ntibaza baca hirya. Abatuze Kristo bagira imvugo yabo. Abari kure n'abari hafi, Mana tugire neza, inshuti zacu bwite binafsi, inshuti za T-Brave, turavuze ngo murakaze. Imana Data wa twese uri mu ijuru arushirizaho kutugirira neza twese. Dushobora gutangira dusenga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya utari muremure kandi ntube muto, uko Kristo ari buze kuwutanga, ariko tuwukoresha. Twarangiza rero tugasoma, twarangiza gusoma tukavuga amakuru, twarangiza kuvuga amakuru tugakomeza urugendo kuzageza dusoje iminsi yacu yo kuba ku isi. Uhimbazwe Kristo Yesu kuko uri umwami w'abami, wowe ureba mu nda y'ingumba ukarangiza nk'ishanga rikomeye, nta na kimwe kikunanira kuko byose urabishoboye. Imana idukunda gusumba uko twebwe tuyikunda, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abakwizera bose batarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nuko twamenye Kristo kandi turamuhabwa nk'umwami waje gucungura abari bagiye gupfa. Imana Data ibyitegereza iravuga ngo kuko bari yarabona aremye kandi mbaremeye imirimo myiza, ngomba kubacungura. Gitondo haba amanywa bivanye naho bari. Uhimbazwe uha umuntu kumva no gukora ico rivuga. Bibiliya iravuga ngo wumva ayo magambo yanje akayakomeza ahwanye n'umunyabwenge wubatse inzu yiwe ku rutare. Dukeneye kuba abanyabwenge bubaka, kuko ari ijambo ryawe rije ridusaba. Shigwa hejuru gitare c'amahanga, wumvise abapapa, wumvise abamama, wumvise abasore b'abakobwa n'abahungu, wumvise ingero zose z'abazicara bagafungura kino kiganiro bagiye kugitegera, maze ukore ku mitima y'abera bumva ubutumwa kandi buzagera kure, kuko biravuga ngo tudashoboye kugera tuhagutume. Tidufite ubuhanga n'ibindi byose byo kugira ngo dusimbe tugere kure, ariko ico dushoboye ni iki ngiki. Ikoranabuhanga rirahari kandi ko riragenda rigeza ubutumwa kure. Himbazwa rero gitare c'amahanga ni mu izina ryawe Yesu, amen. Inshuti nziza rero
turashima Imana itugiriye neza, duhaye igitondo cyiza cy'umugisha cyo guterana kuri iri torero rya T-Brave. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Ni umugisha ukomeye guterana, dusuhuje inshuti zacu Sengi, Paul. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho mu gihugu cya Amerika, ndetse abavandimwe ba Fidele n'abandakize n'abandi benshi ntavuze, ariko b'inshuti zacu mwumve ko muri ku mitima, kandi ibi ngibi tubikora kubwo kugira ngo dukomeze twuzuzanye. Abazakurikirana kino kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana, umuntu wese ahari, ndabizi neza ko tudashobora kugera hose kubw'impamvu abantu bagiye bisangiza bwite, ariko dufite tekinoloji irimo itera hejuru ku rwego ruhanitse. Ubutumwa burimo bugenda bukagera mu bihugu biri kure biciye kuri social media. Ni ubuhanga bw'abahanga kandi n'Imana yabashizeho. Rero turavuze ngo murakaze, Imana yo mu ijuru irushirizaho kutugirira neza. Ndatekereje ko tuganira ijambo umwanya mutoya rivuga ngo guha agaciro ico Kristo yakoze ku buzima bw'abizera. Guha agaciro ico Kristo yakoze ku buzima bw'abizera. Dushobora kurambura Bibiliya tugasoma ubutumwa bwiza bwa Yesaya, igice ni cya 53 umurongo wa mbere, turasoza kuri 4. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? 2. Kuko yakuriye imbere ye k'ikijegijegi k'igishitsi icumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Mwumve kano kantu, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. 3. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Mwumve ibitangaza byabayeho. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, nta gishasha cyari kigiye kumubaho kuko byose yarayimenyereye. Yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. 4. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cari kuri we. Aka kantu mugashireho umurongo, igihano kiduhesha amahoro cari kuri we. Uyu ni Kristo, umwana w'intama w'Imana, watambwe rimwe kugira ngo aduheshe ubugingo. Nta kindi rero yaraje gukora uretse kuduhindura abaragwa mu bwami bw'Imana. Usoma Bibiliya itangiriro ukagenda ukarenguka mu byahishuwe, kuko Bibiliya iteguye irimo ubutumwa bwiza bw'Imana, kandi ubutumwa bwose bwiza bw'Imana burimo bwagiye buvugwa n'abagabo batandukanye buzuye umwuka mwiza w'Imana. Niyo mpamvu icyo Kristo yakoze, yaje asanga ba Yesaya bari baramuvuze, baramwerekwa. Barangije kumwerekwa, Yesu aza kuvuka, yari yarahanuwe. Pawulo yaranditse aravuga ngo kuko uwo nguwo yabayeho atazi icaha, Imana imuhindura icaha kugira ngo abari abanyabyaha bahinduke kuba bazima. Ibintu bibiri bikomeye Kristo yakoze. Ijambo rya mbere, yasanze turimo dusatira kwegera urupfu, kandi urupfu twari tugiye gupfa tigwara urupfu rw'abakiranutsi, tigwara urupfu rw'abana b'Imana, ariko ngo aramanuka. Semeneme. Bibiliya naresonye irambwira ngo yabonye ko kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, yemera kumanuka, aza gutwarwa n'amategeko yari asanzwe wo ku ngoma i Yerusalemu, aza gutegekwa nawe yari asanzeho, ariko ngo kuko yari umwana w'Imana ngo yemeye kuganduka, kuko mission yiwe yari imuzanye kwari ukugera i Golgotha.
icyamanuye Yesu ni kimwe ku isi, ni ukugira ngo abamwizera bose batarimbuka. Niyo ntego yamanuye Yesu gusa, ni ukugira ngo abamwizera bose batarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Icyo Kristo yakoze ku buzima bw'abizera, icyo Kristo yakoze ku buzima bw'abakiranutsi. Yesaya afite ukuntu yagiye muhanura, aramurangiza aravuga ngo ndora umwana azasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu, muzamwite Emanuweli, gitangaza Imana ihoraho, mujyanama, azitwa igitangaza. Amazina 6 arayahanura, myaka 600 iragenda irashira, umwami aravuka. Arangije kuvuka, Yesaya atebuka kuri kino gice cya 53, aravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko kw'Iteka kwahishuriwe bande, kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi kigicumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uwo nguwo yari Kristo umwana w'Imana. Yesaya arimo yerekwa, amuhanura, abwira abantu ngo hari uzaza. Iyo yigeze kuza igitondo kimwe, Yohana arimo abatiza, abigishwa baramwegera. Inama yabereye i Betaniya, yari ikuriwe n'abagabo b'Abayahudi. Baramwegera baramubwira ati ese Yohana we wiyita nde, ko tuzi ko utari umuhanuzi kandi ntitukumenye mu bana b'abahanuzi, urinde? Ni wewe se Kristo umwana w'intama w'Imana? Arababwira ngo jewe ndi ijwi ry'urangururira mu butayu, abumva bihane, abakizwa bakizwe, kugira ngo tuje mu ijuru. Ariko aravuga ngo ndimo ndateguza inzira, kuko inyuma yaje hari umugabo uhayusa. Naje ubwanje ubushobozi mfite n'uburenganzira mfite nahawe n'Imana Data, n'amavuta mfite n'icubahiro mfite hano muri Yerusalemu, uko ndi ntibinyemereye kunama ngo muhambure imigozi y'inkweto ze. Ntibikwiriye ko jewe Yohana sifata n'urukweto rwe ngo ndusige isiraje. Uwo ngo abandi ba mbere dufite n'abari mu itorero. Itorero ririmo abagabo b'abandi b'abaforoderi bari mu gusenya ingo z'abandi. Itorero ririmo abamama b'abandi bari mu guca inyuma abagabo babo kandi babafite batarapfa. Itorero ririmo abahungu n'abakobwa b'amabandi bari mu kunywa inzoga. Ejo ndi narahumiwe bambwiye ngo hari umwana w'umukobwa usigaye unywa inzoga, kandi uko biri kose ari muri korali, ari muri timu, muri minisiteri, ari mu rusengero, azamwa ameza agatanga icacumi. Abakristo dufite bari mu isinagogi bategereje Kristo kumanuka, ariko dufite gusha, turacafite urugendo. Muririmbye yararirimbye mu ndirimbo nyinshi maze gutegera. Hariyo mperutse gutegera, bararirimba ngo icamuzanye Yesu yagitaye mu nzira, kandi Yesu yaratsinze. Yesu yamanutse vision yiwe ari imwe, vision yari izanye Yesu ku isi kwari ukugira ngo acungure abantu. Yadusanze ku rupfu tugwegereye, adukurayo, maze aratubwira ngo nimuzi waje ndabaruhura. Ni ukuri kw'Imana. Yesu aduheza ubwo burenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, bwo kuba baragwa mu bwami bw'Imana. Tuba abana bazwi na Data biciye muri Kristo Yesu, kuko twebwe Imana ntiturebera muri twe, Imana iturebera mu wo yatumye, maze uwo yatumye akavuga ngo papa abo nacunguye ni bariya, ndora ibyo barimo bararamya, barimo gusingiza. Niyo mpamvu iyo ubumbura biriya ukavuga ngo Mana we ndimo ndasenga, ngashaka kuvuga ijambo ryanditswe, kavuga ati Bibiliya iravuga nasanya muri Yesaya, Imana ikora ku bamarayika ikabwira ngo ni muceceke, mutegere uburyo bizima agiye gusenga. Semene amina, mutegere uburyo agiye gusenga, mwumva ukuntu agiye kumvuga. Ngatangira ngasenga, kavuga ngo ninde wumvise ibyo ngibyo. Yesaya yanditse aravuga ngo yemwe bahetse muhetse iby'Uwiteka, yemwe bagabuzi mugarura iby'Uwiteka. Abasore bari mu ministeri, urubyiruko ruri mu makorali, urubyiruko ruri mu itorero, ababyeyi bari mu itorero babitsa agakiza k'Imana. Nimweze inzira, Kristo arahari. Agaciro k'Imana yakoze, agaciro k'Imana yakoze nuko yaduhaye umwana we w'ikinege, azari umucunguzi uje gucungura abantu. Pawulo
yaranditse aravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi ngo si ukugira ngo tuyigenderemo gusa, si ukugira ngo tuyirebe, no, ahubwo ngo ni ukugira ngo iyo mirimo myiza tuyigenderemo. Tujye twicara mu gitondo dutekereza icyo Kristo yakoze. Dawidi yaranditse aravuga ngo Mana we, iyo ntekereje imirimo yawe nibutse ibyo wakoze, yaravuze ngo nje kuramburira amaboko. Dufite ibihamya, dufite amakuru y'iby'Imana yakoze. Umunsi Dawidi ararageze mu muhana, niwo munsi ahasanga Goliyati arimo atoteza ubwoko bw'Imana. Dawidi yari umuhungu wakuriye mu biraro, utari ufite amakuru y'umuhana. Uko mu muhana hano muri Bujumbura n'ahandi hose niho hari abantu bafite amakuru. Abatari muri Bujumbura, batari mu muhana, nta makuru bafite, ariko nibashaka kumenya amakuru y'umuhana bazegera batuye mu muhana babaheza amakuru. Nibegera batuye mu muhana buzuye umwuka mwiza w'Imana bazabaheza amakuru y'igitaramo, bababwire ngo hano hari igitaramo, bakurane bumva ayo makuru, bagira inyota yo gushaka icyo gitaramo. Ariko nibegera bazayifu bazabaheza amakuru atariyo. Ubushize nabwiye abantu ngo umuntu abitsa amakuru angana n'uko angana, ntawe ubitsa amakuru aruta uko angana. Umuntu wese afite amakuru angana n'uko angana. Dawidi ngo yegera abantu abaza amakuru, baramubwira ngo hano dufite umugabo utuzengereje atumereye nabi. Dawidi aravuga ngo mwigire ubwoba, nduwo natumye kandi Imana yansize amavuta. Ni ukuri kw'Imana, ndumva ko Mwuka Wera arimo ampamiriza ko uwo mugabo ndibuze kumurangiza, kubera ko ijambo rya mbere ntiyakebwe, ijambo rya kabiri ntakijijwe, ijambo rya gatatu arimo asuzugura ubwoko bw'Imana, akabusuzugurana n'Imana yabo, arimo arabatuka, ntabirangirizaho. Impamvu yatumye cyane Dawudi agira inyota yo kwica Goliyati, no si uko yaratutse umuhana w'Abanyerusalemu ngo atuka abapapa, atuka abamama, atuka abasore, abahungu n'abakobwa. Icatumye Dawudi agira umwete wo gutera ni kimwe, nuko haje kwadukamwo izina ry'Imana. Nshuti nziza, hari abantu bafite amakuru, hari abantu bagifite ishaka ry'Imana, hari abantu bagifite ishaka ry'Imana, hari abantu batakenera kumva aho Imana irimo gusebwa, badakenera kumva aho Imana irimo kuvugwa nabi, bakenera kugwanirira iryo shaka kugira ngo barebe ko hari icyo Imana yakora ku buzima bw'abizera. Amaraso ya Yesu adashira imbaraga, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu adashira imbaraga. Icyo Kristo yakoze ku buzima bw'abizera, wadusanze tumaze gupfa. Byari byoroshe Kristo kurangiriza urugendo rwiwe umunsi ahindura amazi kuba divayi ikana y'igalilaya. Byari byoroshe ko nagera hariya, kuko hari abapapa, hari abamama, hari buze kubirangiriza, hari urugendo rwe rukarangirira akazamuka agasubira kwasi. Ubwo burenganzira bwari buhari, ariko gahunda yari yaramumanuye ntiyari iyo, ko hari ukugera i Golgota. Byari byoroshe ngo nararageze i Galilaya umukutano wa mbere wakorewe, byari byoroshe kugira ngo aharangirize urugendo rwiwe, ariko misheni yari yaramumanuye ntiyari i Galilaya. Byari byoroshe umunsi agaburira 5,000 bose bakarya bagahaga bagasigaza. Byari byoroshe kandi 5,000 byari bihagije kugira ngo bivuge amakuru, ariko icyazanye Kristo kurangiriza ku musozi ntibyari byemewe. Aho ntiyaciye kwa Mariya kubwo kugira ngo ibi bisanzwe, ahubwo yaciye kwa Mariya ari ukugira ngo adusigire amakuru n'urwibutso rukomeye. Kwa Mariya niho habaye hafi, niyo yamubereye inzira ya bugufi yo kugira ngo ahushuke aje i Golgota i Nyabihanga. Ageze i Golgota yavuze ijambo rikomeye, n'umunsi avuga ngo byose birarangiye, byose birarangiye, byose. Iryo jambo riri mu magambo azamfasha. Umunsi avuga ngo byose birarangiye, ateze amaboko ari ku musozi Golgota wari waravumwe. Ababyeyi bose bahageraga bakarira, ababyeyi bose bahageraga bakuzura agahinda n'umubabaro, ngo kubera kuko bahaburiye ababo. Icyo Kristo yakoze ngo yarahageze avumurura umusozi, maze ngo winduka umusozi w'amashinga. Ubu nyine agaciro Golgota ufite, ubu nyine agaciro umusozi wa Golgota awo wubatse ufite, abagera muri Yerusalemu bose bagira amatsiko yo kugera i Golgota bakaja kureba Kristo umwana w'intama w'Imana. Urugendo rwiwe rwarangirijwe, nico gituma
Pawulo yanditse aravuga ngo ni ukuri kw'Imana ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mumaze gupfa, yadusaze tumaze gupfa, twigaragura mu ivata ry'ibyaha, twigaragura mu byaha tudafite uwo kuturengera, ariko Kristo ngo ashike aza ari umucunguzi wo gucungura umwana w'umuntu ngo amuhuze n'Imana. Yesaya arandika aravuga ngo ibicumuro byacu byose nibyo yacumitiwe, ibicumuro byacu byose nibyo yacumitiwe. Ni ukuri kw'Imana. Icyo Kristo yakoze ageze i Goligota, avumura umusozi wari waravumwe. Nari mbabwiye ngo abafite amatsiko n'abageze muri Yerusalemu bashaka uburyo bagera ku musozi wa Goligota, baje kureba aho Kristo yarangirije gahunda ye yo kuba ku isi. Kristo tiya yaraje aje gushaka, Kristo tiya yaraje aje muri gahunda kiza abandi, Kristo tiyaje aje muri gahunda zisanzwe ambiance hano ku isi. Kristo yapfuye afite imyaka 33 n'amezi 6. Mission yiwe yari iyo gucungura umwana w'umuntu, nico cari caramanuye umwana w'intama w'Imana ava mu ijuru aje kuduheza ubugingo buhoraho. Aratubwira ngo ngubu ndabahaye igisigaye mwizere, mwizere gusa. Ico Kristo rero yakoze ageze i Goligota aratucungura. Mwumve igitangaza, abanyamakuru bigeze begera igitondo kimwe Armstrong, baramubaza nte Armstrong we ni yihe découverte mu madécouverte yose wagiye udécouvrir, ni irihe wakoze rigukora ku mutima iyo wicaye utekereza ukumva ko nawe ubwawe hari ico wakoze, isi yose yicara igatekereza. Abanyamakuru bari bicaye bategereje ko Armstrong ari buze kubabwira amakuru yo muri Apollo 11, kandi muri Apollo 11 nibwo rugendo rwa mbere Armstrong yahagurutsemo hari kumwe n'abavandimwe biwe babiri, ariwe Michel na Edwin. Bafata urugendo rw'iminsi 4 berekeza ku butaka bw'ukwezi. Abanyamakuru bose bari bicaye bategereje kumva ijwi ry'umuntu urimo kuvuga ariko ngo adahagaze ku isi dutuye. Armstrong mu 1969 atora urugendo yerekeza yurira Apollo 11, ariko ngo indani harimo utwogajuru dutoya tubiri, ngo baragenda ngo igihe bagiye kugera ku kwezi ngo arururuka ngo iwe yurira mu cogajuru gitoya, ngo hari saa 4 z'ijoro ngo ukuguru kwe kw'ibumoso ngo agukandagiza ku kwezi, ngo acana itumanaho majwi n'amakamera yari yajanye mu gahanga, ngo arayatsa, ngo arangije Amerika yose ngo arayikonekta, ngo itegereje kwakira kumva message y'umuntu urimo kuvuga ngo ariko adahagaze ku isi dutuye. Avuga amagambo birakomeye yamfashije Armstrong. Ijambo rya mbere aravuze ngo iyi ni intambwe ikomeye ku muntu, ijambo rya kabiri aravuga ngo ni intambwe nziza ku kiremwa cy'umuntu. Haravuga ngo ni ukuri kw'Imana, hari uburyo twagiye tubona Imana. Armstrong abanyamakuru bari bicaye bategereje ko ari buza kubabwira ayo makuru, ababwira ngo muri Apollo ya mbere ni ibitwahuye nabyo, muri Apollo ya kabiri ni ibitwahuye nabyo, tugera muri Apollo 11 nuko byagenze. Iwe ayo makuru yose ntiyayavuga, asimba kuri Apollo 11 ayisohotse. Umunsi arayisohotse, perezida wari uyoboye ico gihe ahamagaza abanyamakuru bose, atangaza arabwira ngo ahari isi yose yari yicaye itegereje ko turangije ubushakashatsi bw'abanyamerika. Harababwira ngo niho tukigera kwitangiriro, niho tukigera kwitangiriro. Hari abantu batarama bakavuga ngo twataramye twumva ko duheka. Tagitarama abakristo baratarama ngo bumve ko baheka. Muririmbye yararimbye aravuga ngo iri nitangiriro ry'umunezero wanje. Igihe cyose uzotarama ukumva ko umutima ukubwiye ngo urahetse, uzababwira ngo warumbeshe, ahubwo uzababwira ngo iri nitangiriro ry'umunezero wanje. Ibi ni ibyishimo bya mbere ntangiye kunezerwa, birimo umunezero wose wabera hano ku isi n'udutegurira umunezero tuzaba mu bwami bwo mu ijuru gusa. Ibitaramo byose muri mukona turi mu gutarama hano ku isi, abafite amahimba n'abari mukuri, ibanga ry'Imana ni rimwe, ni umunsi gusa tuzayishurirwa. Armstrong arababwira ngo ni umunsi nkura Yesu mu bwenge mushira mu mutima. Impamvu nyinshi iri mu gutuma dukora ubandi turi mu itorero. Abana b'abakobwa bagasambana bari mu ministeri, abana b'abahungu bakamwa amatabi n'ibindi byose bari mu ministeri. Gitangaza carabaye isi ifite umuvuduko kweri,
isi mure n'ahandi akarenga agapfumura aha isi ikamubwira ngo ipfumure biri ku gutwi kumwe tibirahagiza pfumura n'izuru agapfumura izuru umuntu ufite ubwenge wize primaire akiga secondaire agasoma amasomo yasomye ubwenge bukamubwira ngo gupfumura ugutwi nibyo bigezweho reka nkubwire nta fieri ririmo gupfumura ugutwi nta Imana ibivugaho si ikimenyetso cya mbere kizagurutsa mu bwami bwo mu ijuru mon frère inshuti n'abavandimwe itangaza carabaye dufite n'abahungu bari mu gupfumura amatwi nta bwenge isi kamubwira ngo gupfumura ugutwi ntibigezweho pfumura izuru isi nuko gisize shukashuka isi kakubwira ngo gupfumura izuru nabyo birasa n'ibyavuyeho wakwambaye ipantaro icitse mu ivi mwana w'umuhungu uri mutegura ubukwe mu myaka ingahe iri imbere akambara ipantaro icitse mu mavi akagenda azerera imbere y'abagabo b'imfura y'abanyamurenge n'abandi bose akumva ko ubwenge buri ku murongo kandi akumva ko arico muteye fier agafata umusatsi akawuboha ukaza utibuka hano ko bagiye bakwedura mufite shitani isi kamubwira ngo ijo ngibyo ntibigezweho umwana w'umukobwa ntavuze agafata icupa rya pirimusi na byeri ubu nyine hari akandi kagezeho barimo kwita kike akagatereka imbere agatangira akakamwa ngo n'izuba risigaye riba muri Bujumbura tugomba kugica tumwoye ibikonje nta kugica ahubwo urimo wica ubugingo turimo wica izuba kurica ubugingo ariko umunsi wabazamu strong arabwira ngo n'umunsi nkura Yesu mu bwenge mushira umutima abafite Yesu mu bwenge nibo bari mu kumwa ubwenge bukababwira ngo kunywa kidogo arakintu sirewe abafite Yesu mu bwenge nibo bari mu kubwirwa ngo ivi rizipfukamira abafite Yesu mu bwenge nibo hazavuga ngo kuzamura icubahiro ni mu mutima ariko kubigaragarisha amaboko n'ibanga abafite Yesu mu bwenge nibo hazabwira ngo gukora imirimo myiza y'Imana tikwiriye ngo ahubwo ngo umuntu ngo akora ico umutima umubwira ngo ariko kandi ngo kimuhamiriza nkuko ari mukuri nukuri kw'Imana isi kakubwira ngo kuja muri atelier ugasonesha ukoko kumwe kwihusu ukundi ukakureka ngo niyo fieri rigezweho niyo six igezweho nizo sono zigezweho niko kubego kw'abana b'Imana ukifata ukaja muri korali ukaja muri ministeri ukaja imbere y'abashumba ukaririmba ufite ukoko kumwe wataratse hanze ugafata ukundi akaba ariko wambika ufite shitani mu mutwe wakuroze n'imyuka mibi y'abazimu mwumve mbabwire tutagiye ngo dusenge twitandukanye na ba data duca iminyonyo ya ba data na ba mama tuvuga muri Kristo Yesu data nta burenganzira afiteho muri Kristo Yesu mama nta burenganzira afiteho muri Kristo Yesu abavandimwe bose nta sano nari dufite muri Kristo Yesu tegereje kuzahembwa ivyo nakoze kandi nta wundi ufite kwakira ibyanje uretse jewe nyine uzakira ivyo nahawe agaciro k'amaraso ya Yesu guha agaciro ico Kristo yakoze nukutamwandavuza nukudakora bibiri imirimo ibiri yananiye akabwa nta mirimo ibiri umunyabwenge azakora ngo yashobore biravuga ngo tiworamya amama abiri ngo bikundi ngo hari wakunda umwe ngo kanga undi utuguru tumwe twarinjiye utundi dusigara hanze nitwo dufrodere dufite mu ministeri nitwo tubandi dufite mu itorero n'abagabo b'abandi barahari nibo abandi dufite hano hanze bari mu kugenda basenya ingo z'abandi Bibiliya avuga ngo babonye ishano abagenda bashusha inkuru z'abandi zitari izabo bazi kuvuga amakuru y'abandi ntibavuga yabo bazi kuvuga ba nyina w'abandi ntibavuge ba nyina bazi kuvuga ba se w'abandi ntibavuge ba se bakamenya kuvuga abiwabo w'abandi ntibavuga abiwabo kandi nabo ariko bameze ariko biravuga ngo mubonye ishano ubonye ishano nshuti bavandimwe twigiye gukora neza amustrong aravuga ngo n'umunsi nkura Yesu mu bwenge mushira mu mutima nibwo buhanga bwa mbere nakoze numva ko nkize mu mutima abafite Yesu mu bwenge baracafite ikibazo ariko umunsi twakuye Yesu mu bwenge tukamushira mu mutima uzugira ukora ikintu umutima ukakubwira ngo iki ngiki na Yesu wizeye tibaje bakorana umutima uzi kubwira ngo gufroda uri muri korali ibyo ngibyo nta munsi utegereje amaraso nta munsi utegereje agaciro k'Imana yakoze ariko umunsi Yesu akiri mu bwenge umunsi Yesu akiri mu bwenge uracafite gufroda duke kugira ngo tusinde kuko uzifashishije ibyanditswe bivuga ngo kunywa kidogo usirewe ariko umunsi wakuye Yesu mu bwenge ukamushira mu mutima uzamenya ko no kumwa gake bidakwiriye
abana b'Imana. Gukizwa ni inshingano z'umukristo, gukizwa ni inshingano z'uwamenye Imana, gukizwa ni intambwe nziza ku mukristo, gukizwa n'utegereje kuzagororerwa. Uwakijijwe n'utegereje ibihembo bikomeye, kandi ibihembo byacu hano ku isi ntabyo. Bazadutuka, Yesu yarabivuze, bazabaca mu masinagogi, bazabatuka bampora, bazabakubita bampora. Ariko ibyo ngibyo ndababwiye ngo kugira ngo nibiba muzamenye ko nigeze kubivuga. Hano hanze dufite abadutuka, dufite abatwita amazina, hari abatwita uko bishakiye bivanye n'uko watubona. Ariko niba duhagaze muri pozisiyo Imana ishaka, niba duhagaze mu cyo Imana yavuze, dufite ubuhamya, dufite ibyumba by'amateka bibitse mu icyo Imana yavuze kitakugwaho n'umwana w'umuntu. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo icyo Imana yakoze nico gikomeye, kandi ico itarakora sico catuma imbaraga zo gushima Imana zidahaba. Nshuti nziza, nshuti z'umusaraba, abakijijwe, abizeye Imana, abayeho baje kwa Data, abategereje Kristo kumwami n'umucunguzi, n'ukuri kw'Imana, Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo twavutse dusanga baje bakuvuga, ariko ngo tumaze kumenya ubwenge dusanga urengeye uko twakumvise. Gukomera kwawe Mana, gukomera kw'Imana tuzakubwira biki gihe ndetse n'abikindi gihe kizaza. Nshuti nziza, waba ureba kino kiganiro utarakizwa, Kristo karaza. Uyu munsi wa none ashobora kuza ku buzima bwawe akagutwara utarakizwa. Ni ikibazo gikomeye. Ushobora kuba warakijijwe ariko kandi warabuze abagukomeza. Komera ushikame, imbere ni Yesu. Ushobora kuba warakijijwe kandi ubitse Imana kumutabaza. Bibiliya Dawidi yaranditse aravuga ngo hahirwa ishanga rifite Imana ngo mutabazi w'Imana yabo, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagenda bagihindura kuba amasoko, kandi ngo bagenda bagwiza imbaraga we. Umuntu wese wo muri bo ngo aboneka mu maso y'Imana atunganye. Bene abo bantu Dawidi yaranditse aravuga ngo mwana waje, igihe cyose tuzumva ko gushaka Imana bitakitubereye, tukumva ko icyo Imana yakoze nta gaciro tukibiha, tukumva ko vare y'icyo Imana yakoze twarayitaye, tukumva ko guha Imana icubahiro birangiye muri twebwe, icyo gihe tuzamenye ku buzima bwacu bw'abakijijwe burimo bwangirika. Dawidi arandika aravuga ngo igice cya mbere cya Zaburi, hariho umuntu udakurikira imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nticane n'abakobanyi. Ni ukuri kw'Imana. Abakijijwe bagira inama imwe baje baganira, niyo baganiriye tiboganira ikiganiro cy'isaha badakoze kuri Kristo Yesu ngo bakore ku maraso ye. Amaraso ya Kristo afite iyo yadukuye, amaraso ya Kristo afite iyo yatwijije, amaraso ya Kristo. Ndashima umwami Yesu wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Ndashima Imana Data yamutanze azari umucunguzi ucungura abatuye isi. Ndashima Imana uhimbazwe Kristo we, waje uri umucunguzi uducungura, waje udukura mu ivata ry'ibyaha. Imana yakoze ibikomeye, natwe turishima, dufite ibihamya by'iby'Imana yakoze, dufite amashimwe mu mitima kubera kuko yatanze umwana wayo w'ikinege. Ariko igitangaje n'ikibabaje nuko ari mu gushika tugakora ibyaha tukamusubiza ku musaraba. Yewe gutegeye amaboko kugira ngo agukize kurimbuka. N'Imana idutegeye amaboko kugira ngo adukize kurimbuka. N'Imana idutegeye amaboko, n'Imana itubwira ngo ndi hafi kuza, ndi hafi kuza. Mwezi inzira zanyu bana baje kugira ngo ngaruke nza gutwara itorero ryejejwe. Hariho benshi bataramenya inzira y'umusaraba, hariho benshi bataramenya. Dawidi yaranditse mu rwandiko rwe rwa Zaburi igice cya 125 aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni kandi ngo utabashika kunyeganyezwa. Ni ukuri kw'Imana, abiringiye Imana,
abafite Kristo nk'umutabazi, ababitse Imana nk'umuremyi, tumeze nk'imisozi ya Siyoni itabashika kunyeganyezwa, tumeze nk'imisozi ya Siyoni itabashika kunyeganyezwa, tumeze nk'imisozi ya Siyoni itabashika kunyeganyezwa. Ngo kuko Uwiteka ngo agose Yerusalemu, kuko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni ku Uwiteka gotabantuwe, ngwereye none gukageza iteka ryose. Ni ukuri kw'Imana, nshuti nziza, miryango y'abizera, abakijijwe, reka nkubwire ngo dufite Imana itabara. Imana yo mu ijuru iguhindure iriba mu muryango iwanyu. Imana yo mu ijuru ikugire iriba rikomeye abazakugeraho bose bakizwa. Imana iguhuza n'abantu bafite inyota, Imana iguhuza n'abantu bakeneye kumva, Imana iguhuza n'abantu bakeneye kwakira, barinze bategereje kumva icyo Imana ikora ku buzima. Nurangiza kubera ko we Kristo Yesu yamaze kuguhindura iriba, uhinduke kuba umuragwa mu bwami bw'ijuru. Imana ibahindura amariba, Imana ibahindura amariba, ibahindura amariba. Nimurangiza muhure n'umwana w'intama w'Imana. Nico Kristo yakoze umunsi ku manywa y'ihangu saa 9, yirirwa ageze ku iriba ngo asanga umugore w'umusamariyakazi ariko ngo wari umujura, ngo afite ngo ibintu bingahe, ngo yakazati ngo impamvu ngo yajaga ku iriba saa 9. Impamvu ya mbere ngo nimwe ngo nuko yari yaratwaye, ngo yari indaya, yari yaratwaye abagabo bose mu muhanda, none ngo agatinya kugenda saa 4, ngo kuko yabonaga ko ningenda saa 4 ndahura n'abagore bose ku iriba bamfate bangubite, kubera ko abagabo babo bose iyo umwe asohotse undazaza, ngo none ngo agahunga kubera izo mpamvu. Ngo Yesu ahagare aramubwira ngo nuriya afite ni ukuri si uwaje kandi ureretswe. Umugore ngo arirukanka aja kubwira abantu ngo mpuye n'umwana w'intama w'Imana, kandi ngo ambwiye ibyanje byose, ngo adaciye avuga ukuri ko mu mutima. Abatunze Kristo baje bavuga ukuri ko mu mutima, ntibaza baca hirya. Abatunze Kristo bagira imvugo yabo, bagira uko bavuga, bagira uko bagenda. Nta mukobwa utunze Kristo Yesu wapfumura ugutwi bikarenga agapfumura izuru. Nta mukobwa wuzuye Kristo wuzuye umwuka mwiza w'Imana woje mu isoko akagura igitenge cyangwa se igitepe akaja muri ateri agasonesha ukuboko kumwe ukunda akakureka. Nta mukobwa wuzuye umwuka w'Imana uri muri ministeri wuzuye ubushobozi utegeka. Paulo aranditse ngo tugwana ngo n'imyuka ngo ahantu ho mu kirere, ngo n'imyuka ngo idafite ngo inyama n'amaraso, ariko ngo niyo batware ngo bategeka ngo isi y'umwijima. Niyo tujya dukirana nayo, iyo twebwe rero badusanze tutari mu mbaraga, nibo batuoburije gukora ibyo ngibyo, badukura mu bibanza by'umwuka, barangiza bo bakabyinjiramo, kuko yinjiye mu kibanza cy'umwuka azinya umwuka mwiza w'Imana warundimo, yarangiza akankoresha imirimo y'agahato, ngakora ibyo Kristo adashaka ku buzima bw'abizera. Nukuri kw'Imana ho mu ijuru. Ariko Kristo ngo hagere aramubwira ngo nukuri no guheza amaso kandi ntiwongera tiwosubira kugira inyota. Aramubwira ngo mfite nije mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, abanjye ntibazongera gusonza. Nshuti nziza, miryango y'abizera, bwoko bwacu, nshuti bavandimwe rubyiruko, kwizera Kristo Yesu nta wundi munezero uhari, nta bindi byiringiro dutegereje, nta kandi gakiza kari inyuma yo kwizera Kristo Yesu. Paulo aranditse aravuga ngo abandi bazaza bose bakabaheza ubutumwa bunyuranye n'ubwo tubabwiye ngo muzabapinge. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo ayigira umwete wo kuzaho ndi vuba, ngo kuko abagabo benshi barantaye baransika. Yarimo abwira Timoteyo, ariko aramubwira ngo wowe ngo uzaze kandi ngo uzihute ngo nzaniye ngo umwitero wanje, ngo kuko ngo ndimo ndabona ko igihe cy'imbeho kirimo kwegereza kuza. Haramubwira ngo Alexandre umucuzi w'imiringa yangiriye nabi nishi, nawe ngo uzamwirinde, ngo kuko yagwanije ngo n'amagambo yacu y'ukuri. Dufite abagabo bagenda bomboka, dufite abasore bagenda bomboka bagwanya amagambo yacu y'ukuri, bagakenera kuvuga yabo y'ikinyoma. Dufite abantu bari mu kugenda bakora imirimo inyuranye n'icyo Imana ishaka, ariko abo ngabo Paulo yaravuze ngo umwirinde, ngo kuko yagwanije amagambo yacu. Nshuti nziza, ndagusaba ngo wirinde uwo mugenzi wawe, mujana, mwirigwana, murarana, mubana, ahari yaba akubwira amagambo atari kayo, ariko kandi umwirinde kugira ngo wemere icyo Imana ishaka ku buzima bw'abizera. Niyireba mu nda y'ingumbi ikarangiza mu ishanga rikomeye,
nireba mu nda y'ingumba ikarangizamo ishanga rikomeye. Icyo Imana yakoze iyi twitegereza iziturangizamo abami n'abatwari. Icyo Imana yakoze iyi twitegereza iziturangizamo abategetsi bazategeka isi y'ubwami bw'Imana. Iyi twitegereza ziturangizamo ishanga rigari ririmo itorero ry'ejo hazaza. Iyi twitegereza iziturangizamo ishanga rikomeye ririmo gukizwa no kuja mu ijuru. Dufite Imana itabara bayo, dufite imiryango myinshi ifite ibibazo, itagiseka, ihora mu ntambara, ihora mu nzitane. Ariko icyo mbasaba, Mwami Yesu we, umanura iriba muri iyo miryango, maze igitonyanga cy'amaraso ya Yesu kigende gitibuke muri iyo miryango, unyanyagizemo imbaraga zose z'Imana, ufunga amariba yose ya Satani, ayo Satani yapfukuye, ayo yapfukuruwe gutya ibyishimo bizabishira, abarimo baseka bakarira. Iyo papa yinjiye mu rugo mama akababara, abana bose tibagira ibyishimo kubera Satani yinjiye akandika muri iyo miryango maze yigarurira amafamiye. Ariko mu izina rya Kristo Yesu ukure uwo mwuka mubi wa Satani maze upfukure amariba yose y'ijuru, wohereze muri iyo miryango, ubahuze n'umuntu umwe muri famiye wahinduwe iriba ryiza ry'Imana maze abasetse ababera umugisha. Imana yo mu ijuru iguhindura iriba maze iguhuze n'abagukeneye. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, igukureho igisuzuguriro wasuzuguwe na bene wanyu, igukureho igisuzuguriro wasuzuguwe n'abo mwabanye, igukureho igisuzuguriro wasuzuguwe n'abo mwaturanye, igukureho igisuzuguriro wasuzuguwe n'abo mwasangiye. Imana ikwandika igikundiro. Bibiliya yatubwiye ngo yarasuzugurwaga abandi ndetse ngo bakamwima amaso ngo no kumureba we ngo tiyarafite ngo ubwiza bwatuma tumwifuza, tiyarafite ishusho nziza yatuma tumureba itumwe tumwifuza. Ariko ngo niwe igihano kiduhesha amahoro ngo cyari gikanditse muri Kristo Yesu. Igihano kiduhesha amahoro cyari mu Mana Data we, yari yaragifashe muri ribyare byaravuga ngo yafashe imigisha yose mu Mana maze yibumbira muri Kristo Yesu iramuduheza. Nuko yakoze imirimo ikomeye ku buzima bw'abizera. Igihano kiduhesha amahoro cyari muri Kristo Yesu. Intimba zacu zose nizo Kristo yishizeho, intimba zacu zose nizo yikoreye. Rwa rugendo rwose rw'imyaka 33 hano ku isi ngo yari magenda ahuza gusa ngo akusanya ibibazo by'abantu ngo narangiza ngo byose abifate ngo abigeze ku musaraba. Abagabo abazayifu n'abagore abazayifu, abanditsi. Reka nkubwire, abari mu kabari nta burenganzira, nta bushobozi bafite bwo kutugwanya. Abashumba bazagwanwa n'ababo bashumba bashumbye intama zimwe bamarane. Abakristo ubwabo bazahindukirana bamarane. Kandi gitangaza gihari, abanyamwuka benshi n'abakene, kandi umukene taza yemerwa iwabo, taza yemerwa mu rusengero uretse Imana Data. Ubushize nabwiye abantu twishingikirije ku ndirimbo ivuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, abantu baza bayiririmba barangiza bakababara ngo Aburahamu ntabazi. Mu by'ukuri kw'Imana mu ijuru, reka nkumara impungenge. Aburahamu kutakumenya, Aburahamu ni sogokuruza w'amahanga, ariko Aburahamu si sokuru w'umuryango wawe. Aburahamu ni umugabo w'umuyuda wakuriye iriya, yakuriye atura iriya, aza gupfa tutaragerayo, tutaranavuka na basogokuru bataravuka. Nta mpamvu n'imwe yatumaga Aburahamu atumenya. Barangiza bagashira kandi karefure kavuga ngo na Israheli ngo titwemere. Israheli ntiyo twemera kubera kuko iwacu muri Kabembwe mu ntumwa 12 zandi zabanye na Kristo Yesu nta munyakabembwe n'umwe wari uhari, nta n'uwahageze. Mu bagabo b'imfura banditswe uhereye mu itangiriro ukarenga mu byahishuwe nta munyakabembwe n'umurimo, kandi bose abenshi ni Abanyesiraheli. Mu nzandiko 13 Paulo yanditse, ntago yandikiye abanyakabembwe tubabwire ngo turabatahije twumvishe ko mwacogoye none musubizwe mu imbaraga. Mu by'ukuri kw'Imana mu ijuru nta mpamvu n'imwe yatuma turenganya Israheli ngo tituze, kubera ko nta kimenyetso na kimwe gikomeye cyakorewe muri Kabembwe cyatuma itumenya. Gusa reka ngumare impungenge nkubwire ngo turishanga rikomeye Data wa twese yitoranirije, turishanga rikomeye Imana Data
yitoranirije, twese ari Isiraheli ari n'Abanyakanani yitoranirije. Dutegereje gusa igitondo kimwe cy'ubugingo maze tukabona badusize. Abera bose twataramanye mu gihugu cy'u Burundi barimo bandatabaye, abera bose twataramanye ba Pasiteri Mugenza, abashumba ba mwarimu n'abavyeyi dera bose n'abandi bose twagiye tubana mu makorali ba Nyanome, inshuti n'aba Pasiteri Ndagiro, abavyeyi. Ni ukuri kw'Imana twabanye hano twese igitondo kimwe gusa, Imana izagoborora imigisha y'Imana maze igitonyanga cy'amaraso ya Yesu guha agaciro icyo Imana yakoze, tukabana n'abo bose n'aba Pasiteri Ndagiro. Igitaramo kitazongera kandi gushira, igitaramo kitazongera kandi, ni ukuri nimuhumure nta no gusuza umutima bizongera kubaho, kuko Imana izaba imaze kutumara agahinda n'umubabaro, Imana izaba imaze kudukiza ibyo byose. Yohana yaranditse mu rwandiko rw'ibyahishuwe aravuga ngo izanagura amarira yose ku maso, kandi ngo urupfu ruzongera kubaho. Imibabaro twagize umunsi barara batubikiye bandatabaye, umunsi barara batubwiye ko ba Pasiteri Ndagiro barangije, niwo munsi twababaye. Ariko hari igitondo cy'ubugingo tuzatarama tukishima, turi kumwe n'abacu bose badusize, tutagifite kubabara, tutagifite kandi gupfa, tutagifite kandi gutekereza ku byano ku isi. Tuzaba dutegereje umutabazi. Mana ugirire neza bano bantu bose, Mana ufashe imiryango y'abizera, maze ubahuze n'abakomeye, maze ubahuze n'amasezerano basezeranijwe nabo. Uhimbazwe kandi ushigwe hejuru ku bwacu no ku bwawe, icubero n'icawe none n'iteka ryose. Wahuze n'abafite amariba, wahuze n'ababakiza, wahuze n'ababamara inyota, wahuze n'abafite amagambo meza kuko Pawulo yabivuze ngo maranisha imana baramubwirana ayo magambo. Uhimbazwe kandi ushigwe hejuru, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Mana ibahe umugisha.